Bakiriya bacu, bakunzi bacu ba Kigali Band Seri, tongeye turagarutse, ngira ngo ibintu muri kubona ku maso yanyu muhita mubyibwira ibyo ari byo, ibyo twabamenyereje. Uyu ni umudugudu mwiza ugurishwa, ariko ndabagira ngo mbabwire ko icyitonderwa, izi nzu uko zibona, imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, esheshatu gutya ku murongo, zose z'amavira, ntabwo zose ziri available. Nje kuberekamo inzu iri hano inyuma yanjye iburyo, nkagira n'indi iri ibumoso aha ngaha hepfo, ariko zitandukanyije ibiciro. Izi ni villa house zihenze, zigura babagabo mu by'ukuri hagasiba undi. Mu by'ukuri umuntu ushobora kugura iyi nzu mubona muri no quartier ashobora no kujya mu Bufaransa cyangwa muri Amerika, akaba yabaza inzu nawe akabaza, akaba yakigurira. So izi nzu rero ntago mbatindira, ngiye kubanza mbereke iyi ngiyi inyuma yayo, mbereke n'iriya, mbabwire n'ibiciro byazo. Ni inzu nziza zubatse muri quartier nziza, cameraman akurikire nzibasobanurire. Nari maze iminsi n'abacishirijeho akantu gatoya ko kuruhuka, nkabaha inzu za makeya z'amakadasiteri, nyangwa murabibona ku bantu badukurikira, ariko ubungaruye za villa house zimwe ziri hejuru mu by'ukuri ziryoshye. Reba ino jaride ibiteye imbere y'izi nzu, ukuntu ari jaride nziza cyane iryoheye ijisho. Izi nzu ziri hano Kibagabaga, hafi no kwa muganga. Buriya Kibagabaga ni nziza, ariko nayigiramo uduce tugiye turi VIP. Ahangaha ndagukumbuje wahagura. Hagara hano banyerekere present ngiyi, hanyuma ariko iyo ndiberekemo imbere ni nini kurenza iyi ngiyi. Ribaza inzu iruta iyi ngiyi nk'uko uyibona. Iyi nzu ifite ibyumba 6 n'amadusha 6, ikaba iri ku giciro cya $420,000 ziganirwaho, ikaba yakakira imodoka ifite parikingi yakakira imodoka byibuze zigeze muri 6. So reka no kubatinda, njyanga inyuma mwahabonye ukuntu hameze. Uramutse udusuye twayigugezamo uje ufite $420,000, ariko ngiye kubereka inzu iri buhita ibereka kakanga kari nk'agahinja. Reka dukomezanye mbereke yanzu nababwiraga ya villa mu by'ukuri utasanga ahandi hantu kereka hanze. Reka rero mbereke iyi nzu yacu. Iriya nabwiye ko ari $420,000, ariko iyi nzu ngiye kubereka, ngira ngo murabona cameraman ahantu ari n'ahantu inzira iri hirya. Iyi nzu parikingi yonyine, kubajyaga badushinjanga inzu cyangwa ngo zigira ubuso, iyi nzu yakakira imodoka 10. Umva icyo kintu nawe. Kibagabaga noneho ikibanza hano kiba kigura $200,000 mu nceri, niho kigeze ubu ngubu. U Rwanda rwateye imbere mu by'ukuri. Nakubwiye ko umuntu wagura inzu yajya ni Burayi akabaza naho akagura inzu, ariko hano mu Rwanda buriya hari ikintu turusha hanze, tugira umuyaga mwiza, tugira klima nziza. Niyo mpamvu iyi nzu yo hepfo mubona iriya yaraguzwe, n'iriya yaraguzwe, ndetse n'iza ruguru zose mwabonye zaraguzwe. Hano nababwiye ko nsiganyemo nzu ebyiri. Iyi nzu yacu ntabwo mbatindira, iri ku giciro cya $600,000. Ibaze nawe, izi ni inzu z'abagabo zigasiba undi mu by'ukuri. Ariko ibyo bintu, iyi nzu ifite ibyumba 10, ikagira ibikoni 2 n'icya gatatu cyo hasi mu manegisi. Urumva ukuntu iyo nzu ingana. Inzu ushobora kuyigura ukayikoreramo business. Kugira inama wa muntu we uzaza kugura iyi nzu, nimba udafite umuryango munini ushaka kuyituramo, nimba utari umuntu wayikodesha ngo uyikoremo business, ahangaha mu by'ukuri ntuzirirwe kwirirwa uza kubaza. Iyi nzu iyi ngi ni zazindi mu Giswahili bita bei kali. Ariko ni karibu, ibyo ntibigukange. Abanyarwanda bazi mufite amafaranga, baba bari hanze no video bageraho, yaba ari no mu gihugu bakoze neza, bafite ikofi yabo bashaka kwiberaho neza. So ntabwo ndi bubatindire, iyi nzu ni nziza cyane. Ndaca mu bice bimwe kuko ntabwo nayibereka yose ngo nyishobore. Hano dufite urugi rwiza cyane rutanga urumuri, tukagira salo nziza nini. Ese nayo ari nka parikingi ugira ngo ntihajyamo imodoka zigeze nko mu 8, ngira ngo iyi salo ntabwo wabona iki yikorera mu by'ukuri, kereka ari nka business cyangwa abantu bakunda kwiberaho neza cyane, bagaterekamo utuntu twiza twinshi cyane, amavaze, uduki, nibwo ubona biri fit, no mundi ni nk'ikibuga mu by'ukuri. Iyi salo yacu rero ngira ngo mwayibonye amatara yayo ukuntu ameze, ni bya bintu bimeze nk'iby'i Burayi. N'ubundi amatara ntabwo ari bya bitara biregarega, ni amatara ajimije asigaye agezweho, amatara ari adafite ibikabyo. Aha duhagaze noneho ni muri salle à manger. Salo yacu iri open na salle à manger. Ese iyi nzu koko waba wicaye muri Canada cyangwa muri Amerika warabuze inzu nziza? Uzi ko muri Amerika hariho amazu meza. Mu Rwanda icyo kibazo twaragikemuye. Ngwino hano Kibagabaga, iyo nomero muri screen mugeze kuri iyi nzu. Nta handi hantu ushobora gusanga imari nk'izi. Nuhagera ukore subscribe, ni ku Kigali Band Seri, niho honyine ntazagire ukuyobya. Ndahita ninjira mu gikoni, nta kindi kintu ndi bukivugo, ngira ngo murabibona. Nabuze ijambo nongera kugomeza nkoresha mvuga ubunini.
sinzi cyo koza hari indi system nabonye ushobora kukiba wahagura hano hagati naho kubona hamwe umwanya munini ugakubitamo itabure imeze gutya irimo dutebe kuko ni hanini umva ese wadusuye byibuze ukabanza ukirebera utagira ngo wenda kuko burana kamera hari igaragaza ibintu byiza ariko ushobora gusanga ibinini cyane bihambaye itari bubashe kubibona. Karibu uze wigurire iyi villa nawe utunge UPI ahantu heza cyane. Ndabibutsa ko ahangaha ari Kibagabaga muri quartier nziza hafi n'urwibutso. Reka n'abatindiye duhere ku cyumba cya mbere, ariko tutarajya ku cyumba cya mbere. Iyi nzu yacu ifite ibice bitatu. Ubu ngubu umanutse ahangaha nabwiye ko nabibereka bose yose kuko ushaka gufata n'isaha ukarambirwa kubona video. Ahangaha hasi ugeze usanga ibyumba bibiri n'ikindi gikoni cyo hasi nyine no hanze hagari hisanzuye no hameze nk'ikibuga mu by'ukuri. Urumva ko iyi ni level duhagazeho ya kabiri yani cave. So reka mbanze mbereka icyumba cya mbere ahangaha cyo twakwita nk'icy'abashyitsi gifite douche yacyo na toilette. Buri cyumba cyose gifite douche na toilette kandi ni cyiza cyane. Urabona ko harimo ikirahure cyiza kandi ni douche ngari yisanzuye. Utagira ngo ibyumba 10 ugere ngo wenda ngo n'utwumba harimo ubwo hajyamo ibitanda, niyo gitanda cya gifite 4 niyo cya gifite 5 kuri 5 cyajyamo. Nta muntu ujya urenza 2 kuri 2. Iyi ni garderobe yacyo. Umushyitsi uraye ahangaha yakifuza kugaruka bitewe na neighborhood. Iyi nzu mwibutse ko uramutse uyiguze amake ya nyuma wayikodesha nta bikoresho birimo byibuze 3,500. Umupangaye nanamukwereka kuko nudusura kuri Kigali Bandisere kuri Instagram ubona ko tunarentinga ntabwo tugurisha gusa. Ariko ahangaha 3,500 wajya ubirya witonze utashatse guhenda abakiriya. Tukagira ikindi cyumba ahangaha, reka ducemo twihuta, gifite bathroom yacyo kikaba gifite n'ahangaha ariko hari access ijya ushaka kuba urimo ahangaha ukaba wasohokera ku irembo hano. Iyi nzu wayigura ukayikoreramo ama office, babandi bakunda gukora ama office wayijyana na moteri. Rega iyi nzu pourquoi utayijyana na moteri? Ni inzu nziza cyane nini kandi ngari yisanzuye kuri babandi bashaka business cyangwa no gutura ahantu heza. Ndakwibutsa ko rega ifite na rooftop. Iyi nzu yacu ifite rooftop kuko ni inzu nini cyane iryoshye iryoheye ijisho. Esikariye mwazibonye? Mwabonye zino esikariye kuno zubatse neza ku buryo buri moderne zigiye zisigamo imyanya kandi ziteye neza. Ntabwo ndi bubahumekera jya mbereka inzu ntatuje. Dore ikindi cyumba cameraman nabinjiremo abanyerekere byose icyo bihuriyeho byose ni ibyumba kandi bigari bifite douche na toilette zabyo kandi byisanzuye. Ndakwibutsa ko ari ibyumba 10. Reka ntabatindiye reka mbinjire muri master bedroom. Ibyumba 10 ni byinshi video shobora kurambirana. Reka dukomezanye noneho twinjire muri master bedroom. Ariko utarinjiramo dufite bathroom yayo nziza ifite shower yo kogeramo, murayibona, ikagira jacuzzi. Urumva ko akunda uba ushaka kwifuje utashye warushye ushaka kuryamamo hariya amazi yayo akagufasha kuba ufite inzu meze neza. Ikagira ibintu byose byiza cyane kandi ikaba ifite na access. Urabona ko dufite undi muryango ahangaha umuntu ashobora kuhaca agiye gukora isuku. Reka ahangaha harakinze naho hajya muri master bedroom. Reka dusohokanemo, mubonye ko ari douche idasanzwe nini cyane. Ngira ngo murabona ikindi kibuga twinjiyemo. Ntago ibyo kuvuga icyumba nabiretse. Iki ni ikibuga jama. Ndebera ino garderobe ukuntu ingana. Iyi nzu igucitse, iyi nzu yigure uyikoreramo ya ma companies abashaka gukora business, ama office ibiki, iyi nzu wayigura. Yaba ushaka kwiturira neza, ngwino ujye uyishyiremo furnitures 5,000 harimo ibikoresho bayaguha. Iyi nzu iri ahantu heza cyane. Reka no kubatindira ngira ngo mwagiye mubibona, nabwo ko ndi wicagagure nini cyane. Mbenjize kuri rooftop hejuru hamwe ushobora gufatira umuyaga n'ikirere cya Kibagabaga cyose ureba Nyarutarama yose uyitegeye. Reka tuzamukane gatoya mbereke. Hatugeze ni hejuru rero, murabona ko ndi imbere ya cameraman ariko inyuma ye dufite indi rooftop ya kabiri. Dufite rooftop 2. Urabona iyo koridori irimo ibyumba 2 bwabyo. Hano tuhasanga ngiye kubereka kuri no rooftop nankomerezeho anayibereka ndetse agaragaza ubwisanzure ndetse na view yayo nziza cyane. Iyi nzu igaragaza ubudasa mu by'ukuri mu nzu zose twigeze tubereka. Perutse no kubereka inzu ya 650,000.
ariko monsheri iyi nzu yakira imodoka 10. Izi nzu zose uko muzibona ziraguze, quartier mwayibonye kumeze, nta muntu numwe utazi Kibagabaga hano. Hano hafi n'ibitaro n'ahantu heza cyane. Ahangaha inyuma ya cameraman harimo igikoni cyiza kandi kinini gishobora kwakira ba bantu bo hejuru babaje kwiyakira bari kurya ka mushikake cyangwa se bameze bate urabona ko ari ibintu byiza. Ahangaha harimo umwanya wa gazi kuko ibintu byose iki gikoni hari ama etage menshi twagiye tubereka kandi iki ni options ya kabiri kiba kiruta. So iyi nzu rero yacu ndagira ngo mbabwire mwebwe mwatuganye ko nta kintu muzatuburana, ko nta kintu muzigera mutuburana. Dufite iyi nzu nyinshi cyane zifite ibiciro bitandukanye, ariko iyi nzu kuri 1,600,000 mu gikuri, ibyumba 10, dushe na toilette 10, ibikoni 3. Iyi nzu ni villa, imodoka 10 ziparitse neza. Kora subscribe nimba wakunze iyi nzu, utuvugishe cyangwa twandikiye kuri nomero kuri WhatsApp, hanyuma tugufashe kugeza kuri no property. Murakoze, amahoro y'Imana bane namwe, kandi tujye dukomeza kubana umunsi kundi, muturebe munatuzamurire kugira ngo dutere imbere, nyine tuzamukane mu buzima bwiza cyane. Murakoze.